nk'uko twakomeje kugenda tuganiriza abaturage ba hano Kampala rero tugiye ku wundi musore mwiza cyane nk'uko muri kuyibona bite Kazungu Yiza mani ba Kazungu warabamenye se narabamenye mani ba Kazungu bazwiho ibiki bimwe na ba Kazungu nyine baziho abantu babitonze nijwa kuva kuvuga ko ari abarasta ibyo ngibyo byose ariko ntago ari ukwitonda biwacu i Rwanda ibyo bakoze Kazungu yakoze Kazungu ubu umukobwa asigaye avuga ati ngiye gusura umusore umukobwa mugenzi we yamubaza ati araba atari Kazungu ese byabaye kuri Kazungu wo mu Rwanda urabizi ntabwo naba mbizi kuko ntago ari bo nkunda Kazungu rero ni umusore wabashaga kuba yacyura abakobwa bamwe na bamwe yarangiza akabagirira nabi akabica yishe abakobwa 11 n'umuhungu umwe ubwo n'abantu 12 yishe akarangiza akazajya batabika nyine ubu rubanza rwe ari mu minsi 30 ngire ngo urubanza rwe ruracyakomeza ariko nizere yuko hano n'abakazungu bahaba hano n'abakazungu haba hari mani twiganirira ibindi ako karakanyuzemo hano turi i Kampala aho bita ngo iki Kamengo Kamengo mpigi bimeze gute cyane kwa kundi nyine mani no gushakisha ku manywa na mu gitondo na nimugoroba ndi kubibona hano ku isatere yayo ndabona baba bashyushye bari gukora nta mikino baba bashyushye nyine hari abakora ku manywa hari n'abakora nijoro nk'uko bireba nta kibazo kiba gihari nta polisi nuko nyine umuntu akora ibyo ashaka keretse umutwe wawe niwo gukoresha icyo ushaka nakwise Kazungu wenda amazina yawe bakwita ngo nanjye banyita Manirareba Pierre cyangwa Jean Pierre uwo muri kuvugana ni Nikiji akaba ari umunyamakuru wa Good TV akaba yasuye Kampala tukaba twagendera abanyarwanda baba hano i Kampala ubuzima bwaho ese bumeze gute si imikorere yabo imeze gute ese umutekano barimo barawize ni fresh cyangwa bigarukira i Rwanda umutekano umeze neza nta kibazo dufite rwose nabamubeshye kandi by'akazi ko akazi ni keza umuntu akora ibyo ashaka nta misoro ihari nta rondo rihari nta muganda rusange uhari keretse iyo mwabishatse nyine mukabona ko umuganda rusange ukwiye mukawukora ku kwezi gatoya ngo nta misoro ihaba nta rondo rihaba ese igihugu cyanyu kibasha kwiteza imbere gute igihugu waje usanga urumva utaburi kugihombya wowe igihugu kimeze neza kubera ko nibwo nta misoro ihari nta n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose bihari leta ifite uburyo w'iki gihugu ishobora kubikora igihugu kigatera imbere nyine bidaciye mu muntu wo hasi ubuzima bwaha rero ngewe bwagiye bunyobera nk'uko muri kugenda mubona amashusho kuri kamera zacu za Good TV kuri aya manywa abantu bari gucuruza amaburusheti bamwe bari kugenda bayirukankana ku modoka nk'uko mwagiye mubibona murabizi neza hari iwacu i Rwanda ntabihaba ese bino si byaba ari akavuyo ntibiteza umwanda muri uyu mujyi wanyu umwanda wonyine kuba ducuruza za burusheti mu gitondo cyangwa nimugoroba ku muhanda abantu bakagenda barya nta kibazo gihari kuko iyo kiza kuba gihari ntabwo twakagombye kuba turi ku muhanda iyo tubaza kuba hari umwanda cyangwa hari akavuyo bimeze gutyo bakagombye kuba baraturukanye ku muhanda ariko kubera ko ari byiza kandi na leta ibyemera turahari tugaburiye abagore n'abana turishyura amashuri n'inzu tubamo turazishyura ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo nta kibazo dufite pe nk'uko mwakomeje kugenda mubona amashusho y'abantu bari kwikorera hano ku muhanda rero nibwo buzima bwaho bw'ahangaha nibwo buzima abanyarwanda wenda babayemo imikorere nk'imikorere ngo nta muntu ushobora kwicwa n'inzara kirazira ariko ngewe nkigera hano nabanjije kugira ubwoba mbona ibyo barimo nge ntabasha kubishobora ariko ababashije kubishobora baravuga ngo nta kibazo ibintu ni fresh ibintu bimeze neza imirimo irakomeje tuzajya dukomeza tugenda tubasurira ibihugu bimwe na bimwe Kazungu nuko nagomeje kugenda mwita Kazungu ese inzoga zahangaha ko numvishe ziri hejuru ngo ibiyobyabwenge bimwe na bimwe twanga iwacu mu Rwanda hano biracyakora ese nk'umunyarwanda wageze hano wowe ibyo bintu ubyirinda gute cyangwa nawe wabiyobotsemo
ibiyobyabwenge byo nta kibazo bihari, itabi, ibiyobyabwenge, inzoga birakoreshwa, naho ku muhanda dutambura tugenda turi kubinywa, nta kibazo biba bihari, uri kumva. Ubwo rero ibintu by'ibiyobyabwenge nta kibazo bihari kabisa, ntabwo wakubwira ngo kubera icyo uri kubinywa, uri kumva tuba tumeze neza, nta ribi kabisa. None ubwo urugomo rw'abantu barwana buri kanya ntabwo rubasha kuboneka, abantu bamwe na bamwe baserera, tuzi yuko iwacu mu Rwanda iyo wafashe ibyo biyobyabwenge uba wabaye nk'umusazi wataye ubwenge, ushobora kwangiza mugenzi wawe. Gute hano mubikoresha mukabasha kwirinda ntusagarire mugenzi wawe? Ubwo nyine iyo bibaye ngombwa yuzi kubikoresha, hari ahantu uba ufite ugomba kugarukiriza, ubonye bimaze kukurenga ugomba gutaha ukajya iwawe, cyangwa ukajya ahantu ugomba gufata ingangi ukagangika nyine kugira ngo utabangamira abandi. Ariko nta muntu ubangamira undi kubera ko yakoresheje ibiyobyabwenge mani. Itabi burebaho itabi ntabwo ndinywa, ariko hari abarikoresha. Ushobora kubona wenda ko mfite umusatsi ariko ntabwo nkoresha itabi. Ukoresha iki ngiye mu buzima busanzwe nkoresha soda, nkakoresha n'inzoga zisanzwe, ariko itabi ntabwo ndebaho, nta tabi na rimwe nywa. Ari urumogi ntabwo ndunywa, ari na isegereti ntabwo ndinywa, nkoresha inzoga bisanzwe, nkakoresha na soda n'ibyo kurya bisanzwe. Hari ikindi nagiye kumbona nk'uko mwagiye mubona amamoto atandukanye n'ay'iwacu, nagiye mbona umuntu babakubita ari abantu 3-4, nta kasike bambaye, mu muhanda barafata 200 kuri 200, ngire ngo umuvuduko uri hejuru, ni umurabyo. Ese bino bintu biterwa n'uko muba bafashe biriya bintu, uyu muvuduko udasanzwe wacu? Sofia yagufotora. Sofia urayizi? Sofia ibyo ngibyo iwacu ntabwo bihari. Uwo muvuduko wo mu muhanda abantu ubona birukanka cyane biterwa n'ibyishimo abantu baba bafite mu mubiri wabo. Gusa iyo umuvuduko nta muntu wagufatira umuvuduko yuko utwaye cyane, gusa iyo ukoze impanuka nibwo bashobora kugufata bakavuga ati wirukankaga. Ariko nta byuma byo mu muhanda bihari biri Kamara, ariko hano iwacu hano aho turi mu Kamenge Mpigi nta byuma byo mu muhanda bishobora kwandikira umuvuduko wirukankaga. Ubwo muwe ni ugomba kumva, niba ufite ibyishimo ugomba kwirukanka uko ushaka, waba wumva umutima wawe utameze neza ukagenda gake, ariko nta bintu bishobora kwerekana umuvuduko uri gutwariraho hano mu Buganda. Ibintu biba bishyushye, umujyi uba ushyushye, ufatira akantu hafi aho ubonereye. Iyo ushonje tubona ikintu cyo kurya iruhande rwawe, ibyo kurya ngibi byose uri kubireba hano, n'ibyo kunywa biba biri hafi. Wakumva unaniwe ugataha ukajya mu rugo ukaryama, ukazagaruka ejo mu gitondo. Umutekano nta ribi, wari fresh kabisa. Ariko siko nagiye ntembera muri iyi mihanda yanyu ya Kamenge, ko na polisi nigeze mabona, iyo muhuye nk'ikibazo bigenda gute? Polisi irahari, ariko nyine iyo bibaye ngombwa ko polisi iza, mushobora kwihutira hariya ku biro bya polisi biri hafi, biratwegereye. Polisi ibihari ari uko habaye umutekano mukeya, ariko nta mutekano mukeya ukunda kuba ushobora kuba. Umutekano urahari, ariko iyo bibaye ngombwa ko polisi iza, ibiro bya polisi biri hafi, muri rukanka mukabyegera nyine mukagera ukabasha kubafata. Twakoranye urugendo runini cyane, wadutembereje no mu mashyamba, watweretse imisozi imwe n'imwe. Iyo misozi muri kugenda mubona hano, uyu muvandimwe wabashije kuba yadutembereza iyo yose. Ese ubu bwiza bw'aha ngaha iki gihugu ko nabonye nta misozi gifite, ni umurambi gusa. Ese nta manegeka abino nk'uko nagiye mbibona, n'abantu bari gutura hasi, nkabona ni ibintu byiza cyane. Ese ntabwo hariya ahantu hameze nk'ahari hasi nta mazi aba ahageraho? Hari ahantu rero nko muri ya shyamba wabonye, ntabwo twaryita nk'ishyamba rya Nyungwe. Ni ishyamba risanzwe ribamo ingagi, rikabamo n'ibindi bisimba byo hasi, nta bisimba biryana by'inyamaswa zikaze zirimo. N'amazi, abantu kuba batuye mu manegeka, amazi aba afite ahantu za borodire zica zikagenda, imvura aba ari nyinshi, uri kumva, ariko nta mazi ajya akunda gutwara abantu. Bimeze gute musaza? Nta kibazo hano mu Bugande, mu kibazo
tugunda guhura nacyo ni kimwe bitewe n'uko hari abantu bamwe na bamwe mu bantu nk'uko muzi yenda mu Bugande bihinduka no mu Rwanda nk'uko bihinduka, kuko mbona ko neza ko mu Bugande hano mbona icyo kurya, nkabona icyo kunywa, nkaba mfite umwana n'umugore umwe. Kugira ngo dukomezanye ikiganiro cyacu, amazina yawe bakwita nde, uturuka hehe? Ubwo ndavuga hariya i Rwanda nyine ahantu Ndabateze Jules Fabrice nk'uko nakubwiye, mva mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama mu ntara y'Uburasirazuba, bivuze ngo nicyo gice mvamo. Hano i Kampala nakomeje kugenda mbona ibintu byahari byiza cyane, abaturage bari kwikorera ku muhanda, bari guteka inkoko ku muhanda, brushette ku muhanda, ariko iwacu i Rwanda ntago bihaba. Ese hano muri Uganda ubona bimeze gute? Ni byiza cyangwa ubona ari bibi kuri wowe? Mbona ntago bimbangamiye, ariko iyo bazanyemo bya bindi nk'uko uzi mu Bugande bahinduramo bya rwasere ya pipapa wabiki, ariko nge ndikora mu buzima busanzwe, nkaba ntunze urugo ngewe. Bivuze ngo reka dutangiye twinjire muri supermarket yenda nk'ahantu yenda mu gice turimo, kugira ngo tugire gute niguriremo ibyo nshaka, turagenda twinjiramo nawe ureba, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo nubwirwa. Hano niho ubasha kuba wafatira utuntu washyira madamu n'abana. Aha niho mbera rwose mu gice cyane, kuko ntabwo ndi umujura, ibintu bishoboka byose mbigura muri supermarket nkabitwara mu rugo, kubera ko nyine bishoboka kuba umugore ushaka kubigura hariya mu iduka akavuga ngo wabyibye. Ariko icyiza nabwira nk'abantu abo ari bo bose bagera muri supermarket bakagira gute bakagura muri supermarket. Hari ikintu ngiye kukubaza kimwe, nk'abanyarwanda bari hano muri Uganda mubasha kwitwara gute kugira ngo abanyarwanda babone yuko ari abantu beza no ku isi yose, nk'uko umusaza agenda twubakira izina, ubwo ndavuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Nk'umunyarwanda uba waraje hano muri Uganda ugerageza kwitwara gute, cyangwa inzoga zishobora kugutwara ukibagirwa umuco w'u Rwanda wacu? Murakoze cyane, kubera ko mu kunywa ntabwo turi kimwe, n'ubwonko ntabwo ari kimwe. Bivuze ngo ushobora kunywa nabi bikagutwara nabi, ushobora kunywa neza biriya bikagutwara neza, kuko abasinzi ntabwo ari kimwe mu bantu basinde yenda bitewe n'impamvu runaka. Ushobora kwinjira muri supermarket yenda waje wasinze, warangiza ukagira gute waguramo, uvuye nko mu cyaro yenda nk'aho ngaho nkwe waragiye w'igihumbi, ugatekereza ko wakwiba, ariko bakagufatiramo, ariko bitewe n'impamvu runaka ngiye ushobora kuza nkinjira muri supermarket nkigura nk'ibintu byanjye by'imitwaro 10 nkabitwara mu rugo, nkagira gute nkabasha kwibeshaho. Ariko bivuze ngo nk'uko mu Rwanda nawe ubizi, buri muntu wese yihishe cyubahiro, nk'uko ubizi nyine. Ubwo ngubwo njye hano muri supermarket ngira gutya nkageramo, no gukupa birashoboka kare, sore gasubira customer nk'uko bireba yenda n'ibiki, n'ukuntu yenda umuntu ashobora kubeshaho umuryango we, ariko byose ni ubwenge kare no mu mutwe wa n'icyizere n'abo baturage uberamo. Ukigera hano mu gihugu cy'Uganda, abagande bakwakiriye gute? Nimba ari ibanga ryawe cyangwa imba waduhishurira kugira ngo tuzajye dukomeza dusure igihugu cya Uganda, ugeze hano mu Bugande abagande bakwakiriye? Murakoze cyane, kubera ko hano mu Bugande ngewe maze imyaka 11, bivuze nk'imyaka 11, amahoro gasa mbona ko neza, amahoro n'ibiki byose bishoboka, byose birashoboka, nta muntu mbangamira. Ayo ukoze, ayo uriye ukishyura n'inzu nk'uko bisanzwe, ntabwo bigize gute, ndumva nta kibazo amahoro. Nk'abantu bifuza kuba bazaza hano muri Uganda baturutse mu Rwanda baje gusura Ubugande, wabashishikariza kuza gusura Ubugande cyangwa wababwira bakigumira hariya i Rwanda? Mu Bugande ni byiza cyane kuza, ariko uzi utari umujura, nk'uko hari abantu babera n'umururu, umujura ushobora kuza yenda wifuza keza kandi
nta maboko ufite agakorera bivuze ngo ushobora kuza kwinjira hano muri supermarket ukavuga ati bino ni byiza warangiza ukagita byirukankana mu Bugande nta kibazo ufite amaboko yo kwikorera uraza ugakora warangiza ukagira gute ugakora nta kibazo wababwira kuza gusura Uganda cyangwa nababwira bakaza bagasura Bugande ushoboye no gukora akaba yakora yakanga agasubirayo dore yuko no mu Rwanda iwacu naho ni amahoro nk'uko mukomeje kugenda mubyumva hanze y'u Rwanda nkamwe muba mwaraje mu Bugande kera mu Rwanda ni amahoro cyane muzajye mwibuka kuza gusura n'imiryango muba mwarasiziriye nanjye ndaza cyane rwose kuko navuye mu kwezi kwa kane ndakeka mu kwa gatanu ku itariki 2 aho ngaho ndagenda nkagaruka ariko abantu baca ku mipaka aho ngaho nta kibazo banafite ariko hari abantu baca mu mazi bakagenda bakambura nibo baza basebya Bugande bagasebya ni Rwanda aca ku mupaka bitewe n'ibyangombwa byawe bagusaba warangiza ugire gute witambure neza sawa urakoze cyane ngaho komeza wigurira utuntu muri supermarket kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza bakunzi ba Buti TV rero nkuko muri kugenda mubyumva twatembere hano mu Bugande uyu ni umutarama wacu nkuko mwakomeje kugenda mubyumva hano hari abanyarwanda benshi cyane n'uyu ni umunyarwanda wabashije kuba yagera hano mu Bugande nawe agiye kutubwira izina rye dukorane ikiganiro gitoya kugira ngo mwumve yuko umunyarwanda ari ku isi yose kandi nizere yuko muba muri kugenda muzamura idarapo ry'igihugu cyanyu cy'u Rwanda mukora neza mwubaka izina neza mudasebya igihugu cy'u Rwanda kamwe muba mwaraje hano mu mahanga amakuru yawe amakuru ni meza none bimeze gute muvandi ni fresh amazina yawe bakwitande Mayita Twizeyimana Valence akabanuka bukaye kaburera mu Ntara y'Amajyaruguru y'Amajyaruguru mu Ntara y'Amajyaruguru mumeze gute cyangwa nago haheruka aho nagaho ntabwo maheruka maze ukwezi uvugeyo none se hano wahageze gute wagera gute boss ongera aramamaga kugira ngo tugire ute tuvanye kazi boss wawe nuguhe numwe tumaze kuganira cyane no muri kumwe mu kanya gatoya none ubuzima bwaho urabona bumeze gute ubuzima ni fresh na birenze ni fresh man none zino nkoko nagiye mbona ku muhanda nago uzaguguza nkazo inkoko nta kibazo na nyuka mibi mbese nta kibazo itabi se ryo rikumereye gute iki itabi nta tabi no twimwera gusa ariko ngukunda abagore cyane niko bambwiye hano muri state twe ntabwo ari abagore dukunda akazi nta kindi mukunda akazi murakora cyane kandi mukiteza imbere ni ukora igihe ushakiye ubu se ujya wibuka amafaranga wabonye kuba wakohereza mukecuru hariya wamusize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo ni byo umuntu aba agomba kwitana nabyo nta kindi ab'i Rwanda wababwira ngo iki ubu nabasuhuzaga rero ko ibintu ari fresh nimba ari fresh ni byiza cyane nimba warabashije kuba wakwiteza imbere ugeze hano muri Uganda nk'ikintu umaze kwiteza imbere mu gihe wageze hano muri iki gihugu waje gushakisha umaze nko kugera kuki maje kubona ikintu cyose nashakaga ubwo mbese icyo nsigaje no kugira ute icyo nsigaje no kubona mbese kwitereza mbese buri kimwe cyose cyaba kikumuzuri sana ibintu biri ku murongo ni ku murongo ruzungu perezida w'u Rwanda uramuzi ndamuzi Paul Kagame uramukunda cyane cyane 100%. ubu se ko tugiye kujya mu gihe cy'amatora uzibuka kuza gutora umusaza ntabwo usa nakora rero amatora ntabwo yagera nataragerayo Imana ikomeze iguhe umugisha kandi igufashirize muri iki gihugu cy'abaturanyi wajemo nimba baragufashe neza Abagande kandi n'abavandimwe bacu nk'uko mubizi Imana ikomeze iguhe umugisha ngaho komeza imirimo yawe wirire brushette wirire inkoko zawe ese wowe ukora iki ku buryo umunyarwanda waza hano mu gihugu cya Kampala yazaza akaba yakugeraho akaguteza imbere nanjye izo brushette nizo mba ni gucuruza uri kuzicururiza hano ku muhanda kandi aho mpagaze ku muhanda bayita Kamego stage sawa Kamego
twakomeje kuganira n'abanyarwanda benshi cyane nk'uko muri kubibona. Uyu ni umunyarwanda wibereye hano kuri kaburimbi ku muhanda hafi cyane nk'uko muri kubibona, ibimodokari biri gutambuka. Munyarwanda muvandimwe, bimeze gute? Turaho. Murashima Imana? Turashima Imana. Bimeze gute hano i Kampala? I Kampala rwose biragenda neza, nta kibazo. Nta kibazo dufite rwose muri kino gihugu. Numvishe ngo bakwita ngo pasiteri. Ese ufite urusengero hano, uri pasiteri by'ukuri? Amazina yanjye nitwa Niyonzima Gilbert. Niyonzima Gilbert. Nkaba ndi umupasitora ahangaha muri kino gihugu, abashumbye itorero ryitwa Abera Pentecoste Church. Waragafashe, urangurira iki se ubu ngubu? Ndakugurira agasoda. Urangurira agasoda. Waje kungurira se waragi? Waragi? Twebwe mu muco wacu cyangwa se mu myemerere yacu ntabwo waragi twemereye kuyiha abantu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo icyo utarya ntabwo ukwiriye kugiha mugenzi wawe. Nuko nguko twebwe imyemerere yacu. Nuko nguko biba bimeze. Ntaribi niyo soda ndayemera. Mu maturo nyine y'abakristo, ubwo uraza kuyibamo. Oya, ntago ari ukuyibamo uko biremewe. Kubera ko umushumba atungwa n'intama. Atungwa n'intama. Uzi yuko ibyo ngibyo Pasiteri Yongwe uramuzi? Wahariye i Rwanda. Pasiteri Yongwe uzi icyo ari gukurikiranwaho? Ni ukurya amaturo y'abakristo. None wowe urumva utazakururwa ugafungirwa kandi mu gihugu kitari icyawe? Oya, ntabwo byashoboka. Biterwa n'uburyo wabikozemo. Hari ababikora mu buryo bw'inyungu zabo, ariko ubu ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Kuko uko byagenda kose, nimba uri umushumba uyoboye itorero, hari uko ugomba kubaho bitewe n'abakirisitu. Hari uko mugomba kubana, ukabana n'abakirisitu, abakirisitu bakakwizera kuko uri umushumba wabo, kandi bakakwizera cyane. Ubwo ntushyireho iby'amanyanga byo muri iyi minsi ya none. Ubwo rero ngo Pasiteri Yongwe nawe wenda yabinyujije mu nzira zitari nziza, yashyizemo ikintu cy'amanyanga nk'icyo ngicyo uri kuvuga. Hari amafaranga menshi yagiye yohererezwa ngo n'abantu bo hanze, ngo ababeshya ngo azabasengera abana babo bashake vuba, ngo ababuze urubyaro barubone. Biri muri ibyo nyine baza kumuvumbura nyuma. Ese ucyumva inkuru ya Pasiteri Yongwe nk'umuvandimwe muhujije umurimo, kuri we wabyitwayemo gute? Ibi ngibi harimo byinshi byo kwiga, kuko buriya ikintu nk'iki ngiki iyo kibayeho, nawe hari icyo uba ugomba kwigamo nk'umuntu uri mu rugendo cyangwa se uri muri urwo rugendo. Icyo ngewe cyangwa se icyo numva nizemo ni uko dukwiriye gukora neza kandi tukagendera mu nzira ikwiriye, kugira ngo ejo tudahura n'ibibazo nk'ibyo uyu muvandimwe cyangwa se uyu mushumba mugenzi wacu yahuye nabyo. Ibintu ni byiza cyane, kandi no kuba wakomeza wigisha abavandimwe bamwe na bamwe mu bapasiteri bajya mu ngeso mbi, bakibagirwa umurimo bari gukora, bagajya mu zindi nzira, bakumva yuko bagomba gukoresha amanyanga kugira ngo binjize amafaranga kandi bayinjize mu mifuka yabo. Ni ibintu bitari byiza cyane. Abapasiteri bo mu Rwanda, wenda mu Bugande wasanga byemewe, abo mu Rwanda wabagiriye inama? Nanga muri Uganda ntabwo byemewe, gusa nuko buriya igihugu cya Uganda imiyoborere yacu n'iy'u Rwanda biratandukanye cyane. Niyo mpamvu buriya akenshi muri Uganda navuga ngo biragoye kugira ngo mwene ibyo ngibyo bijye kubaho. Ariko mu Rwanda ho ni ukuvuga ngo buri kintu cyose cyangwa se amategeko akunda kugonga abantu akabafata cyane. Niyo mpamvu rero abapasitori bo mu Rwanda ndabagira inama yo gukora neza, n'ab'inahanga nkabagira inama yo gukora neza, kugira ngo mu minsi iri imbere cyangwa se mu gihe kizaza abantu bajye babaho bariho mu mutekano kandi babeho batuje, babeho bameze neza, kugira ngo n'umurimo w'Imana ugire gute utere imbere, batawushizemo amanyanga. hanyuma
hanyuma kugira ngo Imana ubwo Kristo Yesu azagaruka azacyura intama ze ndetse n'abashumba bayoboye izo ntama. Bakunzi ba Butu TV rero, uyu ni umupasiteri wahera Uganda, akaba ari n'umunyarwandakazi, akaba Imana yaramwohereje muri iki gihugu ngo aze yigishe abagande ibintu. Ni ibintu byiza cyane kuba Imana yaragukoreyemo ukaza kubasha gukora umurimo wawe hano mu Bugande, nabyo ni ibintu byiza cyane. Ese ko twakomeje kugenda tubona abantu batwara moto cyane bahekeranya ari benshi, ibiyobyabwenge ngo ni ibya mbere hano mu mujyi. Nk'umupasiteri ujya wibuka kujya gusengera bari ababikoresha cyangwa wigisha abagusanze mu rusengero? Oya, ntago ari uko nguko tubikora, kuko kino gihugu ni igihugu gikwiriye kwigishwa cyane iby'agakiza, bitandukanye n'igihugu cy'iwacu cyane. Biba ngombwa yuko dufata ibihe, tugafata iminsi, tukagenda tukigisha abantu ijambo ry'Imana. Nk'uko Pawulo yavuze ngo mugende mwigisha abantu ijambo ry'Imana, abemera mubabatize. Ubwo rero natwe bijya biba ngombwa yuko dufata igihe tukagenda tukigisha abantu impande n'impande mu mirimo yabo aho tubasanze aho bakorera, hanyuma uwemeye tukamwereka inzira cyangwa se tukamwereka aho dukorera umurimo w'Imana, hanyuma tukamubwira ati birakwiye yuko uza, hanyuma tukegerana tugakora umurimo w'Imana, kuko hari impamvu Imana yaduhamagaye ituzana muri kino gihugu cya Uganda. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze igufashe mu kwigisha abaturage ba Uganda. Imana ikomeze kuganira n'abaturage ba Ikapara. Urugendo ntago rwarangiriye hano, umushuti yaranadutembereje atugeza mu ishyamba rya hafi kabisa, twereka imisozi nk'uko muri kugenda mubibona. Twakomezanyije nk'uko mubibona ni ishyamba, muraribona nk'ishyamba ni ku musozi waho bita ku bwa Muramira mu Ndodo, ariko iri shyamba nk'uko muribona ntago ari ishyamba rya Nyungwe, ni ishyamba risanzwe riri nahangaha mu Bugande, ribamo ibisimba bisanzwe bitaryana. Iryo niyo shyamba, nta kibazo rifite nk'uko mutureba, turi kuricamo turagenda, rifite umutekano muri kutureba, nta kibazo rifite iri shyamba. Ariko ntago ari none rino shyamba nta nzoka zibamo, nta nyamaswa z'inkazi zaba zirimo, ko mbona ari ishyamba ry'inzitane, ishyamba riteye ubwoba nk'uko bakunzi ba Butu TV muri kuribona. Ni ishyamba utapfa kwiyinjizamo wenyine, hari umuntu wapfa kwiyinjizamo? Oya, rino shyamba nta nyamaswa z'inkazi zibamo, habamo inyamaswa n'inkende. Nta inkende murayizi nta kibazo bifite, n'ubunyamaswa bwo hasi bita ifuku niba ngo mu Rwanda mukibwibuka. Ubufuku mu Rwanda twajyaga tuburya, nimba hano mujya muburya sinzi, cyangwa uyu muntu avuye kuduhiga ngo atwotse kuri iyo mishito? Uyu muntu ntago avuye kugira ngo atwotse, nta nubwo baturya, nta nubwo batuzi, batubona gutyo gusa, ariko ntago baturya, kwa kunaramutse unakariye ryaba ari amahano koze akomeye cyane. Yaba ari amahano gute kandi inyama? Inyama ni yose ni inyama, ariko hano mu Bugande hari ibintu bimwe batarya nk'ibyo ngibyo nk'amafuku, ibintu bijyanye nk'ibyo ngibyo, hari ibyo turya mu Rwanda ariko inaha batabasha kubikoresha. None ziriya nyama nakomeje kubona botsa hano ku muhanda, ntibashobora kubokereza n'imbwa? Hano ku muhanda inyama yose abantu botana inyama iba yavuye hano mu ibagiro, yemewe n'amategeko, iriho sinya, ibintu byose ifite ibipapuro byemewe n'amategeko. Ubwiza nyindi nyama ivuye hanze batayizi, bagomba kukubaza ahantu wayiguye kandi ifite ibyangombwa byano byemewe n'amategeko ko ari inyama y'inka, atari imbwa cyangwa. Wari watubwiye ati muri iri shyamba habamo ingwe, ariko njye wanyujijemo nangwe nigeze mbona ingwe zibamo koko? Oya, nta nyamaswa, ibyo nyamaswa ziba mu Rwanda, ariko inaha nta nyamaswa zihari. Inyamaswa zihari ziba nk'aho bita muri parike, abantu bakajya kuzisura, ariko muri iri shyamba nta nyamaswa zimeze gutyo zihari. Hano iri ni ibagiro, ko mbona hari inka, bimeze gute bya? Iri ni ibagiro, niho babagira inka, ihene, ariko n'ingurube ntago bazibagira hano, ni inka n'ihene niho babikoreshereza. Ibintu biba bimeze neza fresh hano muri Uganda, umujyi urashyushye, mutaza kugira ngo ni mu mujyi ndani, hano ni mu cyaro cy'Ikapara nyine, ahantu bita Kamenge. Twari kwasuye no mu mujyi, tuzagenda tuhabageza amashusho yaho, mwirebera ubwiza
bwa Uganda. Abantu baracuruza ku muhanda ngo iyo ni imidari abari batazi imidari ya Uganda bacururizamo ahantu mu isatere bishyushye buri gihe icyo ushaka cyo kurya ako kanya uhita ukibona direct. Resitora ziba ziri ku muhanda. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe dutembere Uganda.